dufate uyu mwanya dusenge dushimire Imana bakasabe kugira ngo umushumba Celestine yobore mu isengesho. Mana yacu nziza, Mana y'imbabazi, ise umwami wacu Yesu Kristo, aya mama turagushima, tuguhaye icyubahiro kuko icya mbere uri Imana, icya kabiri wemeye ko guhura kwacu n'umunezero wawe. Baravuze ngo babiri cyangwa batatu iyo bahuye birakunezeza, sobanutse ngo waruvuze bakeya ariko iyo bahuye bari benshi n'umunezero wawe uriyongera. Dushimiye kuko abashyitsi bamaze kuhagera, dushimiye kuko basanga bicaye neza. Reka dutumire umwuka wawe wera, umwuka w'imbabazi, umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka wo guhuza, umwuka w'ukuri azabane natwe. Nsenge buri gikorwa cyose kiri bukorerwe hano kiguhimbaza, buri jambo rivugwe hano turinde ibyatuma udahimbazwa, iryavugwa rigoreka, iryavugwa ari ikinyoma, byose ndaryanze mu izina rya Yesu Kristo. Maze kubaho kwawe kuhagaragare, abantu b'usoza bavuga ngo nyamara twari kumwe nayo, nyamara twahari Imana. Mana reka no kurondogora buri kintu cyose ubona ko ntavuze, ariko ubona ko wowe wagikoraho kikaba cyiza, ntugisiga inyuma kuko uratuzi twese. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Duhuze ibiganza dushimire Imana rwose. Inshuti bavandimwe, reka banze mbashimire ubwo Sirasi umuryango abereye ku isonga badutumyeho kuko bazadusura kuri uyu munsi, namwe mukabyitabira, murakoze, mugize neza. Reka dufatikanye kwakira umuryango Sirasi abereye ku isonga. Muvandimwe Sirasi, ndagusaba kugira ngo ujye ijuru. Murakoze inshuti yanjye Paul. Muvandimwe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane muri urugo rwacu. Murakoze cyane. Ndagira ngo kubwire nubwo twagusanganije ikaze ku marembo, tukaba twakweretse ibyicaro twaguteguriye. Ntabwo waje udutunguye, nk'uko waduteguje natwe twari tugutegereje. Nta kindi kiganiro kindi twari dufite, nta yindi nama yindi twari turimo, usibye gusa gutegereza gusa nk'uko waduteguje. Urakoze. Murakoze cyane. Mahuje ibiganza. Twakire amashimwe. Iri ni izimano kuko waduteguje kandi twari tugutegereje. Yego inshuti yanjye. Maze reka urumva nizite irengetse. urashima Imana. Barishimye. Urashima. Murakoze cyane. Maze ugenda usubire hariya mu cyicaro. Murakoze cyane. Nakubwiye ngo numara kuruhuka umaze gushira inyota, maze tuguhaye uburenganzira uvuga ijambo riri ku mutima wawe. Murakoze cyane. Urakoze. Banze mbashimire cyane. Banze mbashimire kuko twavunyishije, muratwakira, muduha ikaze.
utugendera ibyicaro byiza ndetse n'amazimano arimo agenda agera kuri buri umwe wese uraha, ariko nongere gushimira ko ugize uti twaje mubizi kandi numara kwicara ukaba umaze gusirika inyota uko wari umaze kunzimanira uze kuvuga iri kubanda, kandi ni nabyo twaje dufite impamvu. Dutuye mu ntara imwe ariko uturere turatandukanye, rero ngira ngo hari igihe umuntu aba umushyitsi mu muryango wundi runaka bitewe n'impamvu, ariko nagira ngo sabe abo twagendanye uhuze ibiganza dushimire uriya muryango watwakiriye neza. Nyakugira Imana aba rero muhagarariye mbere yo kwisonga umuryango wa Mutemberezi Frank uhagarariwe na Shuhe Edouard. Nagira ngo mbagezeho impamvu nyamukuru cyangwa se ubutumwa mfite. Abanyarwanda baciye umugani ngo ubutumwa buruta intumwa. Uko buba ari ubutumwa uri buze kugeza ku bantu bangana batya, ariko mama rero umwana wanjye w'umuhereza natambuke. Nyakugira Imana aba rero nk'imiryango isanzwe iziranye kandi ikundana, nagira ngo mbanze nkugezeho ikibindi cy'ubuki. Ni ikibindi cy'intashyo. Iyi ni intashyo y'umuryango mbereye ku isonga. Bagize bati nimujyareyo muze kubaha icyo kibindi cy'ubuki. Ni ikibindi cy'intashyo nk'imiryango isanzwe ikundana. ndagira ngo mwakire iyi ntashyo abasigaye bose. Nshuti yanjye rero mama ongera nzare wino mama wino. Ngaho banza umusaza gusoze nakiri uvana amashuti yanjye. Nagira ngo ubuki nagira ngo bivugireho ubutumwa mfite bw'umuryango mbereye ku isonga. Ngusabe rero nkundiye wampamagara wa mwana akadukuraho ubukoma, hanyuma ndetse byaba na byiza ukanteza imiheha kabusogongera, hanyuma bukatugwa neza, ubundi hakugezaho ubutumwa mfite bw'umuryango mpagarariye. Urakoze cyane uburyo nari nakwishimiye, ariko uriya mwana w'umukobwa usa kuriya none se uranyanze kubera ko asa kuriya wahekesheje oya ntabwo uri kumwe n'abahungu, maze rero nta mbabazi zikurimo. ngira ngo ntangira amagambo navuze nti wa mwana w'umukobwa wanjye w'umuhereza ari hehe? Basaza be nibo baje bikoreye. Buriya urebye ku mutwe wabona urugata koko, nanagaruka nawe witegereza urebe ibyo se byari bigiye gutuma unyaga. Yavuze ngo wari wanyishimiye. Yarigize mu guha inama ntabwo kutazongera kandi gukora ari ntabwo nabikora kandi urazi igihe tumaranye ni kirekire, bimfura nawe urindi kumva ibyo ngibyo. ndayakiriye. ntacyo nagusobanutse. Urakoze cyane inshuti yanjye, urakoze kandi n'ubundi urabizi ni mwebwe ba mbere mu kwenga tukaba ba kabiri. Urakoze cyane. uzi se uti iyi nzoga izina ryayo ni iyihe? Iyi nzoga nagira ngo igiraho ubutumwa bw'umuryango cyane mfite. Ntundire, urakoze cyane, ndagushimiye. Nyakugira Imana rero inshuti yanjye sebitereko, ngira ngo nk'uko mbikubwiye twaje turi intumwa z'umuryango
umutemberezi, ariko ngira ngo sinabwo bwa mbere tuje muri uyu muryango wanyu, dusanzwe tuhagenda kandi n'iwacu murahagenda, dusanzwe turi inshuti, dusanzwe dushyingirana, dusanzwe duhana inka. Ngira ngo mu gihe gishize twaje muri uyu muryango wanyu, tuza tutanga nuko tungana uko, kandi namwe twasanze mutanga nuko mungana uko, ariko mwaratwakire nk'imfura, muduha ibyicaro, muratuzimanira. Turasaba umwanya kugira ngo tubabwire icyo tugenza. Tubabwira ko mu gihe gishize iwacu habaye igitaramo cy'umuryango kireba ibyo twagezeho, kinategura ibyo tuzageraho umwaka utaha. Igitaramo kiba cyiza, cyarimo abantu b'ingeri nyinshi, abakuze, abatoya, abasore, inkumi, abakecuru n'abasaza. Igitaramo cyarahimbaye, cyari igitaramo cyiza kigari. Muri icyo gitaramo rero ko twabwiye ko dufitemo abana bacu, batubwiye bati turifuza ko uyu mwaka wa 2024 uzarangira twongeye imihana mu yindi twari dufite. Nk'abantu bakuze rero twarabyakiriye, dusanga ni byiza koko kubitekereza abana bagize, ariko dutangira gutekereza noneho imiryango dusanzwe tubita imwe, dusanzwe dushyingirana. Dufite imiryango y'inshuti hirya no hino, kandi n'umuryango ubereye ku isonga nawo urimo, umuryango wa George Banfred. Bafata umwanya wo kuza mu muryango wanyu, ngira ngo urabyibuka, twaraje baratwakira turishima, tubabwira ko tuje kubasaba irembo ryinjira inka rikazasohoka umugeni. Ntabwo rwose mwaturuhije nk'imfura, kandi nibyo, nta mfura iruhanya, irembo mwarabitwemereye, kandi ni koko ntabwo ngira ngo n'imfura wimana irembo mwarabitwemereye. Dukoma mu mashyi, turabashimira. Hanyuma tubasaba ko twatanga nk'ayifatarembo, kuko ni ku muco wacu turawusangiye, ni ku muco wacu ugenda. Dutanga ifatarembo, nyana nziza murayishima, turishima natwe turongera ahimbarwa, turabashimira, tubakurira ubwatsi. Muvandimwe inshuti, tubabwira ko igihe nikigera tuzongera kugaruka mu muryango wanyu, tuje kubasaba umugeni. Mwarabitwemereye uti mugende, icyo gihe muzadutumaho. Kuri uyu munsi rero twaje turi umuryango mugari, namwe twasanze muri umuryango mugari. Inshuti yanjye rero cyatuzanye kuri uyu munsi, ubutumwa dufite, twaje kubasaba umugeni. Mufite abakobwa beza benshi n'abahungu barabafite, kandi natwe nuko, ariko kuri uyu munsi rwose ni ukuri inshuti yanjye, kandi nibyo nizeye kuko n'ubundi si ubwa mbere. Twaje kubasaba umukobwa witwa Iribagiza Penina, tumusabira umuhungu wacu witwa Nkusi Richard. Muvandimwe inshuti yanjye, uretse gukoma mu mashyi nkagushimira, nta kindi mbenzaho. Ndagira ngo nsaba abantu bari aho akome mu mashyi gushimira igisubizo cyiza. Inshuti yanjye, murakoze cyane, ndagushimira, murakoze cyane. Uti turatekereza, tumaze gutekereza neza, tubona nta handi dushobora kuja gushakira umugeni. Turavuga ngo muricarana n'umuhungu wanyu, batababwira umukobwa baganiriye, turababwira ngo
nubwo tuganiriye ariko dufite ababyeyi kandi nararezwe kandi naratojwe. Murahaguruka mwaje muri bakeya, natwe mwadusanze turi bake, tubasanganiza ikaze ku marembo, turabazimanira, tumusaba umwanya wo kutugezaho ijambo ribagenza. Muratubwira ngo kibagenza ugusaba irembo ry'umugeni, muratwemerera kandi dusaba no kurifata. Ndetse dusaba yuko umugeni dusabiye irembo mukaritwemerera kandi tukarifata. Turifuza kuko nanone habaho igihe cyo kuzaza gusaba uwo twafatiye irembo ku mugaragaro, imiryango migari yateranye. Tumutwemerera uyu munsi, none mwobona turi aha ngaha n'aya mata ari imbere yacu, nayo kubasaba umugeni. Uravuga umugeni usaba, umuntu usabira. Urakoze, ugize neza. Mu by'ukuri ntabwo ubucuti bwacu ari ubucuti bwo gushakisha, ni ubucuti buhasanzwe nk'uko nyine wabyivugiye, kandi natwe nk'uko tubizi dusanzwe dusabana inka n'abageni. None nta mpamvu yo kwirirwa tukwiga ngo tubitindeho cyane. Umunsi tukwemerera gufata irembo ry'umugeni kandi ukarifatisha inyambo, uyu munsi turamukwemereye umugeni. Mukagira Imana mwe, uriya musaza w'inshuti yanjye yitwa Sebitereko Antoine, ahagarariye umuryango wa Rwatwenge. Ni abantu b'imfura nk'uko mubibonye. Nimwongere muzirika muvandimwe inshuti yanjye Karame. bariya abantu baranyuzwe bose, bakomye mu mashyi ntabareba. Ni nayo mpamvu nsabye ko bagira uruhare rwo gukora mu mashyi mbareba. Bizakuzindura muvandimwe, mwakire, tubashimiye. Izina ryayo ni iyi ngiyi ni uko bakorera ubwatsi pe, gukura ubwatsi cyane. Urakoze cyane. Hanyuma rero nshuti yanjye, wagize uti umugeni tubasabye muramutwemereye ariko ntabwo mumuduhaye. Kumutwemerera ni kimwe no kumuduha ni ikindi, kandi biba bifite icyo bisobanuye. Nagira ngo basabe burya abana b'abakobwa bagira amazina menshi, bagira banzamutumwa, nzamukosha, utubyiniro rero nitwo dutuma umuntu utavuga ijambo neza. Nagira ngo munkoshe mbakwere, icyo nashaka no kugira ngo nyemerere ko ugiye kunkosha, hanyuma nzane ikintu ngaho munkoshe yo kubashimira gukora ubwatsi rukwayo. Kandi ni buri muhanga, buri kibindi bambazaga icyacyo kugira ngo hataza kugira nta gihe kirimo ikindi mu ruhu, umuntu aba yumva ibintu byose biri ku mibare. ariko atwa nimba nawe urambaza ngo iyi ni iki, ahandi ukubwira ati ngaho utarura ibindi byose uzane hano. Urakoze cyane inshuti yanjye. urakoze, ugize neza. Iyo umuntu yakwakiriye mu rugo rwiwe, kandi ubundi baravuga ngo amaboko ari buguhe uyumvira mu ndamukanyo. Urabona kuko abantu bakwishimiye, ntakugoye kugira ngo tukubwire ngo tugukoshe. Ndatekereza inka y'imfatarega umunsi uyizana ntabwo wayizanye uyirongoye yonyine nk'ija kubagwa ku isoko.
yazanye niyo zari ziri kumwe zirongoranye, hatabayeho kugira icyo wabivugaho. Twabonye ari inka zimeze neza, twabonye ari inka zo gukwa umugeni bitagukomereye nk'uko twazishimye, wumva nawe izo nka wazi arizo badukwera rwose reka njyejuru mwereke ko bitankomereye, ntabwo binkomereye, ahubwo ayo mashyi wumvise nayo kwemeza rwose kugira ngo niba mwarazishimye turazibakwiriye. niko sira arabikara impano yawe, impano watuzaniye warazishimye, kandi n'ubu twongeye kandi kuzigushimira. Ariko tukaba twabaza ngo se n'imbaga wagendanye n'uwo uri gusabira yatambuka tukamuramutsa kandi mwaba mutazanye ntacyo. muvandimwe inshuti yanjye, burya icyifuzo cy'umuntu mukuru hari aho kijya kigasaba n'itegeko. niyo twaba tutagendanye rwose, kandi n'ubu ntitwagendanye, aho yaba ari hose namutumaho pe, akaza ukamuramutsa. Wansabye ko nkoherereza umwana dusabira umugeni, ngira ngo yaje wamuramukije, kandi ni nabyo ngira ngo rero buriya imbabazi z'umubyeyi zisa n'iz'undi, cyangwa se n'icyifuzo cy'umubyeyi gisa n'icy'undi. Nimba wenda nk'uko wabisabye nanjye nagusabye ngo ntumireho iribagiza peninaze nanjye muramutse. nta kindi nibwongereho umuco n'uburere ya byose amashereka y'umubyeyi, umuco gukuriramo, aha nta yindi mpanuro yindi iyo yakuriyemo irahagije. Nguyu mugeni waje usaba ngo nsabe umuryango hagarariye mbere ku isonga muzi ibiganza rwose, mashyi menshi n'impundu nyinshi cyane. Hejuru urabona twega cyane, ariko wakanyejuru rero hano hari abahungu basaza ba Penina, uraza kuganira nabo kugira ngo nibura mbone kubagubwa neza. Ariko nguyu nigira hino tambuka uza. Nyarwanda baravuze ngo nk'ida yo mu cyanda
ibimaze akayo hasigaye k'umushumba sibyo abantu bato bari aha ngaha bo baravuga ngo n'izandi bibizi it's up to you to know what to do jewe ngiye gukuramo akanjye karike nguyu rwose Penina nawe basore basaza kugira hafi mwakoze cyane
naragiye mu magambo makeya ko abantu bataha i Kigali baba bashaka kwihuta no kubatinza. Mvuga ko naragiye mu magambo makeya kubera yuko abakunda izo mu gitabo zo ntabwo ndi buzivuge kuko ntabwo nzizi, muraza kwihangana. Rero ndavuga izo naragiye. Imana ibahereze umugisha. Amazina ni Murema Vincent, ndi umwana wa Semvara, ndi umwuzukuru wa Rucaca,
ibirenze kuri ibyo ngibyo nacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo mu buzima bwanjye nkunda ibintu bitatu. Icya mbere nkunda Imana, icya kabiri nkakunda abantu, icya gatatu ngakunda inka, ari nazo ngiye kubabwira. Mwa bantu mwe muteraniye aha munyemerere duhuze tuganire mbabwira ibikorwa by'ingaju. Mbare na ryabega ku ntebe y'ingaju mu myanya y'ibiti bike bigaya hiryamu nziza h'inyana zima zikiri imitavu zarahagwiriye nanjye ndanezerwa. Mu gitondo kare kare ko zuba kagasuruko kamwe gasetura inka zaraye zirisha nibwo nicaranye n'umusaza n'abakuru banjye ndababwira nimureke izi nka tuzigabemo amashami zifite intego yo kugwira nabibonye. Umusaza byumva cyane n'abahungu mbare tuhasiga amajigije umusaza asohokeraho umutima we ukanezerwa zibumbye ibikome z'umubiri uzize zifite fashion imwe izo ni jaride y'Imana zirimo sinabijaguye umutima utuje yitese ku maso nk'umugore warezwe neza wanyoye ishyushyu ibihogo bitemba mu ngingo y'umubiri mwiza yihukira ihushye zirimo ibihogo bya buhuru yarishaga ubwatsi bw'imbere igatanguranwa ku mato n'anka yitangaga ku bwati ise chief commander. Ejo bundi ahangaha abana b'abahungu bayiganiriyeho bari bahuye nazo zishoka bari bavuye mu itahoni umwe mugenzi we ati mwana iyi nka irasobanutse, mugenzi we aramusubiza ati wanga iteye peti y'amaso tu. Munyemerere mvuge kuri cyasha cya Rwagisaza wenda umutima wanjye waruhuka n'ubundi urambanje kuyibabwira. N'inka nini y'icyakanakane y'abana bahoze bambwira ngo ifite kuvure mu ijosi y'imihiro, ijosi ryoroshye ingingo yo bavugaga ngo yarenze ibyariro kandi yarenye itarashubura iyo bisije igiri kiri inyana y'imyaka 2. Mu gitondo kare nibwo twazishyizemo inkoni turazirobanura zangirira zitaramenya ibyabaye inyana zicika zigaruka yo turazikomakoma tugumya kuziterera amavi zifite marongero ziba zimaze kumenya icyo gukora zitangira kwishunga ziratendereza zihimbaza Imana zikina nk'inyana z'imitavu ndavuga n'ikibayeho zambuka agashanga zigaca inyambu na bugingo n'ubu aracyahita ku mwaro w'ingaju ndababwira nabo zikomakoma ziranga ndababwira umureke inka zitahe mu wazo kamate mwisha zishyize kamate zihasanga imburara harashya imvura iragwa haramera mu tubungo dutoya hibiduda h'indyamo nziza hivugiza nk'ingoma y'urukerera tuhatera igikome tuzitirira inyana ikigombe zirara zikiranye izuru zishimira isi nziza zirakunda zirabyibuha zirisha amanywa ziseduka ijoro zima zipingapinga n'inyana za ruhogo zari zigiye guca bivemba umugongo dushyira amaruga birayibangira zirakunda zirabyara tuzishyiramo ubusharingo buzimenyereze injishi zirambara ziraberwa zigira imbabazi nyinshi ziravumera nanjye ndanezerwa. Umwamikazi yari Sine, protokoli yari Taratambi, pasita yari Kamanga kandi umuvugabutumwa yari Mate zikora bateye kwimika karebe ngo umwahura batazi umwahura ndavuga bishop zikora kwaya zibyina bande zira celebrating assistant wa karebe zigira karungi kandi kwa rida munyana yari kabehogo bya karanga zirimo gashega gitaha umugoroba ukubye kubera imbabazi nyinshi kandi reka igira imbabazi nyinshi yari yarabyaye umuvanda w'inyana nziza yasaga n'abakobwa buzuye umwuka wera mu gihe cyo kuramya Imana zirimo kajwara yaberewe ibyaye buriza umwambaro wayo warashayiningaga kubera ibara ryiza yari ifite kandi nta handi yarikuraga kuri nyina gitarizo cya Bugondo bwa Kayitare zirimo karangi kirabo mu ngaje gishonga mu nyamibwa ubwiza bwayo bwahebuje hose igenda n'ikizizi yanze kureba hasi ngo itazareba inkoroma y'ijwi mwabega bambyara reka mpendere murera ku nkoni mubyeyi Imana ibahereze umugisha murakoze cyane abashiki banjye barakankwaza ku nkoni mubyeyi Imana ibahereze umugisha murakanjye igitaramo gikomereje iwacu. Nitwa Kamuhangire James rero ndi rutaziyaza guhiga rusatira amazi rwema rukubitana imitego intore basingiza mu ngamba ndi rwesa mihigo ningoga bavuga n'imbaraga imbabazi zigeze mu gara singe ndushwa n'abasore baturutse hirya no hino uko biboneye ndi nyamuberwa n'inkindi ntore zambaye imigara ndi rwema rwo mu nziza kandi simbangamira abatesi singendana n'ibishagasha narasimbutse subiza rusya mu ihuriro ry'ikotaniro ndi rudahararukwa mu nziza nk'abarwagiriza bigarama rwa gitingo intore basingiza mu ngamba nk'abarwesa mihigo nk'abaruserukana amaguzi ngamba sobetse imigara nkaba nihutisha gahunda ndavuga amagambo abiri gusa kubera amasaha yagiye biriwe neza abashyitsi n'abasangwa mwaramutse mwiriwe neza erega ndavuga abo twaragiranye abo twuhiranye kandi tukagabirana harimo abuye akagera abandi buhira amadama abandi bakuhira amariba bazitake nzivuga ibigwi kangarame vuga inka ntacyo bitwaye umwungeri we
ay'urugangazi ya rugemandongozi zihinduye mu ruhandi nayobera naziganje mu ngaju mbese ingoboka yangangare zihinduye amataba yangara amariza acunguye ingeri kuyinyika ingirwa y'abahizi mbese iyo bahamagaza ingoma ikitaba n'ingoga yabanje gukamwa n'abana shinge biragomba abagabo iyo rudacumbagira ubwoba we inyambo n'imanzi mu Rwanda turazigira cyasha cya rugondo za kubangurira inigamba zihinduye amabanga ubwiza bwayitembye ku masi kamirwa abana bari bakagana uruhimbi izisumba zose ikomoka muzanyira ishema ya rugemayi abaririmba impanzi bazereka inamatima n'izicyuye ni igiterane cy'inkawe ngo bacukije inka ya rubogo bagira ngo ni rwiyamirira ikura umugabo kuruta intwari ishimye imbaraga rwanya mukeba wa sharamanzi ngeri y'inkubito zigumba ibana na runyagira mugabo zayigize ndeba unyurwa iyinduga bacuranga n'irucogoza mu umwami ubyirutse ari igikaka yimye ingoma yahawe na sagira n'izo rwabugira yizaniye n'izo yakuye kwa kabaka n'izo abakaraza babikiriza n'iyo agiye guhashya inkiko yarashe intare bategeranye azana ingaju zo kwa gahayagarura ingumbi yo kwamuraranyaga imikangara n'amashasha ashorera impenda zikamya ibyamba ashyira ibicaniro ku bikumba afukura amariba mishongi bejeje rwa kigeri kandi atanga rutaraka atinde mutara ugaca ibirara amaze kubwiriza ndusha abandi agaruka kumbuye izibasumba impundu zivuga umutara wose zivuga akajumo na kabirizi zivuga imishongi na kayishunika zivuga impinga ya Nyamirembe zivuga mu ruhita rwa Kivu barazumva bo mu Kinimba zivuga irebere ry'iheru zivuga intaruka ya Gahini zivuga izaga kazira bwayi zageze mu Iragwe na Murambi zigera mu Ibuga rya Nsinda zigera ku mutwe wa Nyarusange zigera imwurire w'uruhimbo umwami hagati y'ingabo bamaze kugwiza imbago y'u Rwanda nibwo abahaye rwitabira mihigo bareka kwimika Rutarindwa udashyikirwa abahundi mwami akaba umurenzi ubwo niwe bime bene rwitabira mihigo akaba yakumbuye inkuba zese zirimo rwemarika bigenda rwamamaye imagatiba uruhehe mure rw'izi mutwe uratungutse mu ntamati zimbere ingume zose maze umwungero ziragiye niwe azitiye ingabo z'umutwe shinga icumu nkuruka imbere zinyereke ati wemeye gukererwa shinga icumu nkuruka imbere amanywa bwo gukomera wabuze ikirizo ryazo bana bumwongerera ananira tumaze kwegamirana naga amaso mu bikaka mbonye y'amakamba agerigera ari umutwe ukabije udapfuye kugimbiraho cyutsa rukabona nyirazo kuza n'imanzi na rwemera abakinze n'inkuru utazi kumubaza se warusugarira bigaragara asanze isumba n'imashini yita rwogesha bigenda bakagira ngo ni urukugura rutuma intambara amacuma haza impini rwampabuka yaranihora ingere baharamba bose aruke bahimbaye amaso akayihugiraho washaka gushira ikibazo ukigaba muzigasanga ingwahi ukazihungura butandukana wenda amaso akagutatira no kutayageza ku masongo gutandukana ibibaho umwongererana ndetse maze kwegamirana naga amaso mu bikaka mbonye y'amakamba agerigera ari umutwe ukabi nibwo mpfuye kugimbiraho ncuza rukabona nyirazo na rukumira amakuza n'imanzi na rwimira abakinzi n'inkuru utazi ko mubazi se warusagarira bigarama asanze isumba n'imashini yita rwogesha bigenda satana rwimburiraga igitaramo cy'imparabanye kikabiboneza amakuza nagarukana inganzo umutware w'urwego ntagombe kuntumaho numvise mu gitaramo sinatinda gutabara ntunguruka muzi umutwe zimbangamira zose ariko se mana yanjye bakandiza kino n'ingoma indamutse no muri kihumuriza n'umutakara y'ibihuba mariza y'intore imbaga y'abarorereza baririmba impanza bazereka intamati imana izicyuye n'igiterane cy'inkana rucyaha bigarama tizicyusa n'ingabo zidahomboka zikavogera imbizi zikanyura ku mwimirizi icyamamare cy'inyambo cyareretse minyamibwa zikayumva mu cyoko zigahimbaza isibo zigaturuka mu byambu zigashingana kigeshi bagasanganira ingeri bataramiye gake kubera amasaha bataramiye neza ndabasengeye mu izina ry'Imana ishobora byose mu izina ry'umwami Yesu wanjye ni umwami igitare cy'amahanga zibirita zagoresha ngorega kashanga yerta sigaye igana kubanza agakantimbiza nyamiyaga kanatwa yo mu izinga igatubwire itarenda tina n'akaganga buhamara kagwendembeze na rhinda nyuma kashanga n'ubuhishani ingarubogo kakabande mzinga na mutoka nyamiyaga ketsimba gihe barita shapa amabato tuvuka guhahisha mukakinga rwembogo rinda na rutakangara
bazandar kayine na bortana nartayombo bo mukabara nawe inamurate na rwashande rw'imiyaga tahize kigaga William barahiryango nabiretwa n'abageme cyo hamara tatana n'abarwaze pita kamama gira kiringa mama gira kiringa nabo isira jombi yashartatana mukamanya muhango mukonogo bwo bazina hiro begenye kayimo bare twirembo twaguma tshendekere izeho kakarije Chongira ngumba nakagena rwatuka wabajemisi nganartaba tatana nabo ikarsama yoga narge marartehenda handa kasana bajemar tungu nazi batanga mukeno betwago matshendekere ize hortaru matshendekere ize kundura kazevugira mbiyashana kanabe kacinga wembugo marina kamprusa mazinge kome yange karangira cyemtoba makanyabe yarkunyura ngabo nasagire mu Ruganda kusemana yanje Hindeni makashanga na isharinga Boboka kabande nsinga na mtoka nyamiyaga kwetsimba ge barita shamba mabate kutsuka gwasha mukakinga rwembogo rwembogo ishuko mwinsinga kamutuwera kurana na kamushana tarendeza muteka gonja kazima zora bata ibara tukana ke hijira tumabinda nartara myamba tazagira bakandasha nizo bakibaraka bavyora kiryango na mtoka nyamiyaga kwetsimba ge barita shamba mabate kutsuka gwasha mukakinga rwembogo Merkere kimwe cyari cyenje cyartokore kanarta singwit kurachwage kashigeje ya tuti tabihire cyenje rwardari bafite network wera urahagarika amasaha cyane ntabwo ngiye kubarasa ariko buta uzahagarika amasaha bafite network yaje amasaha na bereza kagasa n'inyonza akira mubanza nyemerereye umubyeyi Antoine mubyeyi Antoine uyu mwanya ngo basubize uganire na mugenzi wawe umubyeyi Sirasi Imana y'ijuru ahumugisha karame nshuti yanjye tuganire kiranga ubukwe wakoye intambwe uzi kuko tugiye tuganira nawe ndagusaba ko saba abakobwa bakuraho maze bohereze abaza kwakira niba ushimye nawe ushimye inshuti yanjye muhuze ibiganza inshuti yanjye muvandimwe nta n'ikindi cyaza nyuma y'ariya mazina y'inka uretse kuba wangaragariza uyu mugamba ugizwe n'ibi byose twese tuzi kandi ntabwo twabisubiramo gusa nk'uko bisabye uti abana b'abakobwa bamaze akanya baraha birasaba ko nakohereza bagenzi babo barahari nimundebere nimuze nawe nimuze mukore ihererekanyamugamba niyo gushimirwa rero kuko ibi biba byarateguwe igihe kirekire ariko hari igihe ubitegura ntubigereho hari n'igihe ubitegura ntibigende neza ariko ndashimira Imana ko nubwo byateguwe igihe kirekire ndashimira Imana yuko byagenze neza ndashimira abantu bo kuri uyu musozi n'abantu b'amatimba Imana ibahereza umugisha
munyemereye rwose mwabamera amashyi kuko ntacyo byaba bikwiye. Reka nanone nongere ngaruke ku ruhande rw'abashyitsi bacu nabo ndabashimira. Nkashima Imana yabazanye amahoro ikabageza hano amahoro. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kubwo kudukunda mugakunda uyu muryango. Ntabwo biba byoroshye. Ngo nigeze kubivugaho ngo mwarenze uburere bwinshi. Rero kugira ngo muve muri iriya ntara muze muri iyi, ni ukuvuga ngo ni urukundo mwari mudufitiye. Imana ibaho umugisha. Reka nsaba uyu muryango namwe babamera amashyi. Rero reka nongere nshimire ku bandi bantu. Afande Mulisa, Imana iguhe umugisha. Ngwino ngushimire, Imana iguhereze umugisha. Hari ikintu wakoze nanjye cyanejeje umutima wanjye. Imana iguhereze umugisha. Wahaguruka nta kibazo. Ni kenshi tugendanyeho ariko nanone wongeye kunezeza umutima wanjye. Imana iguhereze umugisha cyane. Genda wiyicarire. Reka ngaruke rero ku ruhande rwa Penina. Penina, Imana iguhe umugisha. Warakoze ko Imana kuri uyu munsi ikabikubahishije. Burya iyo wubashye Imana igihe cyose irakubahisha. Ndashima Imana rero kubw'uyu munsi. Imana iguhe umugisha cyane mukobwa wanjye. Wubashye ababyeyi, wubaha Imana, none nayo irakubahishije kandi natwe uratwubahishije. Twubahishije imiryango yose. Ndashima Imana rero yagushoboze kuko ntabwo umwana w'umuntu ntabwo abyishoboza. Ni benshi bifuza kubigeraho ariko rimwe na rimwe ntibikunde. Rero ndashima iyo Mana yagushoboje ikaba ikubahishije imbere y'imiryango n'imbere y'ababyeyi bawe. Nkongera gushimira mama wawe. Imana iguhe umugisha. Imana iguhereze umugisha. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Hari igihe umuntu ashimira undi akavuga ngo byari ngombwa, biri ngombwa kugira ngo ubikore, ariko hari n'ubigerageza ntibikunde. Nawe ndagushimiye. Imana ikumere umugisha. Ntatinze rero amasaha yagiye. Penina, warakoze. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe urugo rwiza. Izaguhe kubyara ahungu n'akobwa. Izabahe urugo rususurutse. Imana yo mu ijuru aba ariyo izabubakira kurusha twebwe ababyeyi, nk'uko hari ibyo twifuza, ariko Imana yo mu ijuru yonyine aba ariyo izabageza aho mwifuza n'aho mushaka, n'uko mwifuza kurwubaka. Imana izabashyigikire. Hanyuma usoza bana banjye, Imana ibahereze umugisha. Nashoje mvuga ngo uburyo bitwaye neza. Imana ibahe umugisha. Mbarabiye inka. Imana ishimwe. Ukuri umunsi nshimye Imana. Kandi nshimye Imana ndanezerewe cyane. Cyane ariko mwumve ko nezerewe. Imana ishimwe. Rero uyu munsi ntabwo twanbivuga. Imana ishimwe. Ariko Imana yo mu ijuru aba ari imvugurisha. Imana ishimwe cyane. Rero ibintu biba byinshi ari ugushyingira gucura birakomeye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana nziza yo kabyara. Imana igirire neza. Imana ifashe mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru igirire neza, ifashe. Ndashima Imana yo mu ijuru bw'uyu munsi. Ndashima Imana yo mu ijuru kuko abantu bateraniye aha bose baturutse impande zose. Ndashima Imana yo mu ijuru, ari abakwe baje kudushingira, ari abaturutse hirya no hino, ari abacu. Ndashima abantu ba Rugaga cyane. Ni ukuri abantu ba Rugaga Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.
ndashima buri muntu uwo ari we wese ntagize uwo nsize inyuma. Imana ishimwe. Umuntu bita James ntahaguruke. Imana y'umujuru nk'umugisha yihemba ubuzima neza ntazatoye. Ni ukuri ndagushimiye cyane. Porotazi arahari ntawuhari nta kibazo badahari, ariko Imana yo mu ijuru bose n'abandi bose bakamubwira ko namushima. Imana yo mu ijuru imugirire neza. Ndabashima abantu rero batangira ahangaha bagatangira kurambagiza nabo bagahaguruka, tugatangirana ubukwe kuzageza igihe ubwo bukwe buzarangirira. Kugeza kuri uyu munsi ndi hamwe nabo. Imana yo mu ijuru imugirire neza. Pastor, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Imana yo mu ijuru iguhumurize. Pastor wanjye, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Bose mwishime kuko ibyo munkorera byose Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Mana yanjye, tudashimira abantu burya ni bibi, ariko ndanezerewe namwe kuko mbashimira. Ndashimira rero abaturutse Uganda, nk'umuntu wanjye yaturutse Uganda. Tekereza ugaturuka Uganda, ejo yaraye mu modoka yageze ahangaha mu gitondo cya kare muri kerera. Imana ishimwe. Perezida, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ni ukuri ndanezerewe, naramubonye ndishima. Reba umuntu kugira ngo njye kumubona mubone mu gitondo cya kare ari ahangaha yaraye mu modoka wenyine. Mana yanjye, ubwo rero nari nzi nuko batazi ko yakwigira mu modoka wenyine ngo aze nijoro, ariko Imana yaramurinze imugeza amahoro. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndashima rero n'abandi bagenzi be bose. Mana yanjye, umva ndi hamwe nabo bose. Ndashima musaza wanjye dore ngo aho yicaye, Mana aho mvugiye hariho ubwo bukwe gutangira akaba ari Tanzania mu mazi, ariko agenda ijoro akagenda amanywa ubwo bukwe butamutanga atarangeraho. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Imana yo mu ijuru ijye ikugirira neza. Rero Mana yanjye, ndashima rero abantu bose Mana n'abaje kudushingira. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe neza. N'abaje gusaba Imana ibahe umugisha bagire neza. Ibyo nibyo mwabyumvishije kuko mwabyumvishije nuko. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana yo mu ijuru bagire neza. Aha rero muze hano mbabwire. Muze hano. Imana yo mu ijuru izakubakira. Ntabwo nabona uko mbivuga, uko mbivuze ntabwo mbivuze ngo ndagukunda. Ese niyo rwango ndagukunda. Imana yo mu ijuru yonyine niyo ibizi. Imana yo mu ijuru izakugirire neza. Imana yo mu ijuru izakurinde nguhaye. Ndenze mbehata yego mutagira ngo biroroheje. Njye numva muri ibyo byambereye ibindi, ariko nshimye Imana ko gushyingira butumwa mwashyitsi. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Nshimye abantu mwese rugagi mwese. Imana ibahe umugisha. Umuryango wacu Imana ibahembe. Umuryango wo twashingiyemo mukuru wanjye Imana ibahe umugisha. Mwibare cyane. Nawe ndagushimye ku byiza wakoze. Ubu iyo umupfu ntabwo watura urugo ngo tumujyemo, ariko nshimye Imana ko warwubatse. Reba abantu bicaye ngo ni ku bwawe. Ni ikintu gikomeye. Barokore hariho abatabishobora nubwo yaba ari umugabo akagira ubwo ugasanga hari abantu 5, ariko kureba ikidara cyuzuye ni ibintu binejeje cyane. Imana yo mu ijuru rero nihabwe icyubahiro kubw'ibyiza nk'ibi. Hari ubwo wifuza ikintu wowe nkawe umwana w'umuntu ntibishoboke, ariko iyo ubona ubyifuje ukabishyikaho jya ushima Imana. Rero jyewe nshimye Imana ku byiza nk'ibi, ku munezero dufite.
narababaye cyane. Umwaka ushize yampamagaye ku bukwe bw'umwana sinabona uko nza, maze numva ngize agahinda ndavuga ariko se kureba ashingira buri munsi simashyike n'iki, ariko nshima Imana ko uyu munsi mpageze. Wibare uranze, wibare fata umwifite Imana ikomeye umugisha. Wibare kugira urugo rwiza nk'uru, wibare kuba smart, abantu bakaza bakareba ukizweho. Wibare cyane, Imana iguhe umugisha. Wibare umukobwa wanjye, wibare Imana iguhembe, wibare kwiga ugasoza kuvugaho, wibare mu kazi, wibare n'ubundi ibyiza by'abakobwa ni ibi nta kindi. Uragira ngo utabikoze twagushima, ntabwo bishoboka. Ariko reba hakurya no hakuno imiryango iricaye, ni ku bwawe. Wibare mu kazi, wibare umukobwa wanjye, wibare ubutadupfira umutima, wibare ubutadushwaza ngo dukoze isoni tukaba turi aha tunezerewe duseka tukuvugaho. Wibare mu kazi, gusa tukugire dute ibyiza ko ari ibi. Tekereza umuntu utanga school fees ye n'ipfa ubusa, ukongera ukakora nk'iki. Utagushima yaba afite ikimuriho kindi, ariko ndagushimye mu kazi. Abakwe bacu mwibare, namwe ndabashimye. Mwibare cyane kudukunda mukaza. Burya iyo ugiye gusaba uba wakunze urugo kandi wakunze umuryango. Imana ibamere umugisha. Mwibare cyane. Ndareba muri na smart murakeye, ntabwo mukojeje isoni. Nta n'ubwo umuntu avuga nikanya wenda ngo yumve afiteho n'ubwoba. Imana ibaha umugisha. Ashimira umwana kutambuka amazi ngo ashake mu bundi bwoko. Imana yo mu ijuru kumemera umukobwa wanjye. Abandi bajya ku mashuri bakazana ubwoko bw'Imana, ariko rero Imana ikumemera umugisha. Wibare umukobwa wanjye, wibare guhagarara n'umugabo wawe mukaberwa mukaba smart mwese. Imana ibamere umugisha tata. Umukwe wanjye ndamurandeba kugira mukecuru nigeze uko ukwe ushembayo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibubakire mubyare abakobwa n'abahungu. Imana ibahe urugo rwiza. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero narinje gushima ukuri, njye nari mfite akababaro ko kureba ashingira buri munsi nashyika, kandi nawe arabizi mu mutima wanjye kabamo kuva na kera njya ngo n'ubwana bwanjye nawe urabizi. Yari umuntu ugendamo nkamugendamo nkabyiyumvamo naho mpagaze, ariko nagiraga agahinda kuko utamutahira ubukwe bw'abana kandi ntamwanzi, ahubwo nkabura umwanya kandi nkaba kure cyane. Ariko uyu munsi Imana irambashishije, nanjye ndabishimiye. Bantu b'Imana, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Sifite uko nabivuga, ntuvuga menshi ntacyo bimaze. Mushiti wanjye nguhaye imbyeyi uzaze uyakira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje abakwe bacu mu izina rya Yesu ndetse n'abasangwa. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko turiho turi bazima ndetse tunaguwe neza. Nanone nkongera gushimira igihugu cyacu ko turi amahoro ndetse ko kidukorera byiza. Nkatwe abantu bavuye mu mahanga, hari byinshi dutekereza cyangwa hari ibyo tureba ugatekereza aho wavuye, bavuga uti Imana warakoze kuba waraduhaye igihugu cyacu. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro ko yaduhaye igihugu ndetse cyiza, ubuyobozi bwacu bwiza bukaba budukorera ibintu byiza bitunyuze. Nanone ndongera gushimira abantu batuye kuri uyu musozi ndetse n'abatuye hakurya yawo. Abanyarwanda, abanyankore baca umugani ngo inkoni yakiye itera muranimi, risobanuye ngo inkoni yaraye ku muhano. Iyo imfizi zirwanye ntabwo izikiza, kuko ujya hakurya kuyikurayo ugasanga imfizi yishimye. Impamvu mbivuze, abaturanyi b'uru rugo
rwa mukuru wacu heza, umuturanyi wa hafi ngo aruta umuvandimwe wa kure. Twebwe iyo turi ni kure, nubwo natwe tuba dufite ibyo twakoze, ariko uruhare runini. Ndashimira abaturage ba Rugaga, Imana ibamere umugisha. Reka nongere gushimira abakwe batubengutse bakaza kudusabira umwana. Mu by'ukuri hanze aha abantu bafite amatungo, bafite amafaranga, bafite amataje, ariko hari ababyeyi bikoreye amaboko, abana babo baranze gushaka kandi badafite icyo babuze. Abana mwe ndabashimira ko mwahuje umugambi mwiza mugatera ikirenge mu cy'ababyeyi banyu. Imana ibahereze umugisha. Reka nongere gushimira muramu wanjye Shemegi, ndagushimiye cyane cyane cyane. Wibare kuba umukobwa mwiza, wibare kugira uburyo. Imana iguhereze umugisha. Ko mutamukomera mu mashyize. Menya ukamwihorera. Yesu ashimwe cyane. Nanone ndashimira Dani, ariwe muhungu wacu, akaba buriza bwa mukuru wacu. Imana imuhereze umugisha, ndetse n'abashiki be bose, Skovia, abarumuna bawe bose, Imana ibahereze umugisha. Kandi Mulisa bagushimiye, sindi bubivuge cyane, ariko ubyumve yuko ibyo baba wakoze biba byanyuze. Imana iguhereze umugisha. Penina, nta mfite yo kuguha, mpagaze hano nshimira abantu. Umuntu nakora ibyiza bajya bagushimira, nakora n'ibibi babimugayire. Ni nayo mpamvu wabonye akomeje kugira igitsikamutima, ariko nanone nkumva guhagarara imbere yawe ntafite nkayo kuguha, ariko nanone amarangamutima arampase, aravuga ngo reka mpaguruke ngushimire. Warakoze, warakoze kuba umwana mwiza, warakoze kwitwara neza. Wa mugani wa nyoko wanyu, wibare kutajya school fees, ikindi wibare kudatatira igihango cy'umuryango uvukamo. Imana iguhereza umugisha. Umukwe wacu twakwishimiye, inyamurasa nk'impanga, muraberewe. Imana ibahereza umugisha, kandi mbifurije umugisha wa kibyeyi. Yewe mbivuze nk'umwana w'umuntu, ariko ndetse waba umugore wawe. Imana yo mu ijuru itanga umugisha, Imana yo mu ijuru itanga amahoro, Imana yo mu ijuru itanga urubyaro, Imana yo mu ijuru itanga umunezero. Ibyo byose ipfumbature ikiganza cyayo cy'uburyo ibasesekaza. Murakoze, Imana ibamere umugisha. Niba narababaye, niyo mbyibutse maze kunyagwa nk'ijana risaga, yagirwa hariya ndafungwa, numva ubwenge baratakaye, birabivuga nihuta, nongera kubabara. Icyo gihe yicaho nshaka ibintu ndabibura. Ababizi barabizi, abantu benshi bamwe barashumbushije inka, bagize bate, abavandimwe mbana nabo, nongera garuka ku nka ntunge. Bibiri na 17 ndwara amezi 6 ndishashika, ndi Butaro, ndi Kanombe, rwa nyiri nkwaye. Kuva mu kwezi kwa gatandatu, ariko aho niho nongeye nababara. Kigiye nababajwe n'iki? Nari maze gupfusha murumuna wanjye, nsigaye na bashiki banjye. Ndibaza nti ntabwo nibaza abana banjye aho bazabasiga, nibaza iki? Ariko ndashima Imana kigiye ko nakize. Yesu ashimwe. Ubwo nibo nababaye kuva mbayeho, kandi ikindi kigiye kimbabaza.
maze gukira ubu ndibaza ngenda bimvamo hari abana nashakiye, hari abana bigaga bashoje amashuri. Ibi byose ni ububasha bw'Imana. Ibyo ngo rero nshima Imana kurusha iki? Ngira ngo kurusha abandi. Ibyo nkoze, ibyo ntagiye, iki gihe mvuye icyo gihe amezi 6. Umushyiragihe arahanga haguruka ate? Ari efesto haguruka ufitanye abo bariye kuri sima, abo bombido barara kuri sima, barara nabi, sinyabona abandi bari banyanze. Arebe haguruka rebe, ubundi bagiye kumpamagara isaha ku isaha twavugana kare. Uyu ni mubyara wanjye, ubu ni mukuru w'abaturage, ufite yanjye cyane, amukunda Charles amiteka kandi nabizi nanjye kungu. Abo bantu rero bariye kuri sima, iyo ntekereza kuri sima nkavugana nabo nkagira nti ariko Imana irandinda. Hari byinshi nagiye ncamo, ubu nacamo amagambo nihuta. Reka nshime mu bibare. Ndashima rero mushiki wanjye uwo mukurikira ku ijoro rya kabiri, niwe mukuru agakurikiraho nanjye nkakurikiraho. Abo bana babo bose mureba, abo bose nabo utaraciye mu maboko, nta n'uwo ntafashe ukuboko, baranabizi nabo, ntawe n'ibi baranabizi nabo. Data amaze gupfa norora ibyabo, barakura ndabibashyikiriza, ndabibaha neza, barabizi. Nta mukobwa watwaye hanze hasi nka 40. Bazora muri kuyagera igihe bazoreye barashatse bari mu mazu yabo, ndazorora ndaziragira mpanazo. Abagabo n'abavuzi banjye barabizi. Rero kugeza kuri uwo mpagurukije, ejo bundi yatwaye nka 30. Rero ndabashimira. Rero ntawe nahemukiye, ntawe nariye. Sitaye atazagira umpemukira. Ari n'abagabo mbwira ntawe nahemukiye. Tubidimwe, yewe ndi masenge mbana nabo neza cyane. Tuvane nka tugira dute. Nta bukwe bwanjye badataha, nta bwabo nataha. Mu mahoro twari turi kumwe. Rero numvaga bashima buri wese ngo none se nadakora ubugabo yakabura undi. Umuntu iyo ushatse urugo urarwubaka, iyo rukunanirwa wapfuye umutima. N'undi nanjye ubwanjye ntarwubatse, umuntu umugabo ntabwo napfuye umutima, ariko iyo uri umuntu urubaka ukagera. Rero inshuti yanjye wa mwana we, ntacyo navuga, simvuze byinshi. Ushobora kudataha ubukwe bwawe, kujya gushyingira ashobora kuba ntahari, n'ubu ngubu kugira ngo mbone yabaye Imana yabishatse. Hari impamvu iyo bibaye ngombwa nayikubona kuri telefone twayivugana. Imvura n'izungu isi itunganye uzaze muhinga. Murakoze. Imana cyane yegereza microphone aho ngaho, fatira aho ngaho. Umwana ndaguma utakabazi ese ashimwe ntabwo gakorera isoni karagukujije. Imana ishimwe cyane. Abana ntabwo kuvugaho ni na birebire ntabwo byoroshye. Nanjye numva ntekereza yuko Kigali ushobora kutazajyayo. Ese ashimwe, ariko shimye Imana yuko twese duterana bwawe. Shimye Imana ku bantu bose baje gutahira ubukwe bw'umwana. Imana ishimwe. Ndashima Imana cyane kubw'umuryango wacu
ko icyiza n'igikomeye byose duhaguje. Yesu ashimwe. Uwakoze niba ari ubukwe tukamuhagarara mu bitugu tugafatanya nawe tukishimana. Imana ishimwe cyane, naryo ni ishimwe ku Mana kuko hariho benshi batabibona. Imana ishimwe. Ari musaza wacu nubwo ari umwe ariko dufatanya nawe mu bibi no mu byiza. Imana ishimwe. Ntabwo ajya duhemukira, ntabwo tumuhamagara ngo atugaye ngo kugira ngo aba ari abakobwa, oya, yatubereye data. Imana ishimwe cyane. Uyu ni mukuru wacu, niwe bwiza bwa data na mama. Imana ishimwe. Ndamukunda pe, ndagukunda niba uzi ko hariho umuntu ugukunda. Imana ishimwe. Nawe inka ntiwihereze umubyeyi. Umwana ntabwo niguhabe, umbabarire, nta gihe utazateka iwanyu aho uzajya ushakira hose. Urabizi ko tugukunda mwana wanjye, ariko ndenda guhabura insina. Imana ishimwe. Muhaye inka n'inyana mvuga niwe yuhaye. Ntabwo wadusheje wakajyago watubera umubyeyi, naho mama apfiriye utubera mama. Imana iguhe. nta gitekerezo nakubwiraga twatekereje aho twari turi hariya, twavuze tuti mu muco wacu ko tubizi iyo umuntu yasabye umugeni akamwemererwa agasaba gukoshwa agakoshwa agakwa inkwano zigashima, ubundi ubwo umuntu ntiyatebutsa ko umuntu atebutse aho yakuye hari icyaha cyaba kirimo. Nakoze cyane inshuti yanjye, nimumushimire rwose. Ubu rero urajya kugira Imana we, iki kibindi cy'ubuki nicyo gutebutse. Inzoga niyo gutebutse. Inzoga niyo gutebutse. Nkubwira nti ko twabitekereje ni icyifuzo tubashyikiriza, twifuje ko ku itariki 15 z'ukwezi uku turimo, uyu mwaka turimo, ko mwazaduhekera umugeni. Turazibemereye izo tariki. Nakoze cyane, mwahuje ibiganza. Hanyuma mama wina hari uruhare rw'ababyeyi bandi tutashoboye kuganira nabo, ariko nabo turagira ngo rwose mbagutumeho. Hari ba nyirasenge buriya mwana rwose n'ishimwe tubahaye kugira ngo nabo uruhare bagize bakoze rwose bakwiye gushimirwa. Bahuje ibiganza tukabashimira. Umukuru azira gutukwa ntazira gutuma. Nimba ngutumye ntugira ngo wenda kwa rugo. Urakoze cyane inshuti yanjye, atuma mukuru, urakoze cyane. Maze rero muvandimwe ngira ngo ndagushimiye kandi ngusabe nanone, twaje tuzindutse kandi uwazindutse arazindukuruka, kandi ubwo mutwemereye kuzaduhekera umugeni kuri uwo munsi, mutwemerere tujye kwitegura. Icyo gihe muzasanga imyiteguro yacu irimbanyije, tubakire nk'uko mwatwakiriye neza. Murakoze, ndagushimira. Murakoze. Ubwihagaze hano mu gitondo wavuze uti wagutumye, yavuze ati ngiyi ntashyo, mbere yo kugira icyo muvuga musuhuze ito musanze iyo ngiyo muzehe dusanzwe dusabanye hano mbere.
kandi uravuze uti munemerere nsezere njye kuvuga amakuru cyane. none ndagira ngo iyi nzoga iyo uzayishyikirize muzehe yego kugira amakuru yego izi zindi izo muzigore hariya ahasigaye umwana ageze hariya maze uhaguruke ntawe usezera wicaye. urakoze cyane ndagushimira inshuti yanjye urakoze. Baravuze rero bati ntawe usezera uwicaye, ariko kandi nk'uko n'ijambo ry'Imana rivuga muri abashyitsi kandi muri n'abahesha b'umugisha, mwese muri abahesha b'umugisha ariko muri buhitemo kugira ngo yakire iyi microphone asenge, turamushyikirize microphone. Mwami Imana yacu nawe Yesu Kristo, turagushimiye kubwo kugira neza kwawe, turagushimiye kuko wabanye natwe uhereye mu gitondo ukageza kuri ino saha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twari muri ibi birori wabayemo ukabana natwe ukabiha umugisha, tugushimiye kuko ari washimye kuko bibaho ukabitangiza bikamera neza. Mwami izina ryawe ikigwe hejuru, ukomeze kutugira neza ndetse no kudufasha ufasha uyu muryango watwubashye ukatwakira. Mana tuwusabiye umugisha utagabanije. Data mwiza, ntabwo bikunze kuko tugumana, baye ngombwa kuko kongera gusubira mu miryango yacu, baye ngombwa ko dutandukana. Mana turakwinginze ngo ujyane natwe kandi usigarane nabo basigaye. Urakoze Data mwiza kubyumvise, byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Amen. Amen.